nagiye kubona mbona Irene Murindahabi ari mu byishimo ndetse n'umugore we n'imiryango yabo. Umusengere uru rugo rwa Irene Murindahabi ndetse n'umugore we. Reka twongere tubifuze kugumwa SMS mukurikirana Possible TV 12 aho tubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru ri update muri entertainment ndetse tugatumira abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo batugezeho ibintu bigiye bitandukanye. Rero uyu mwanya turagarutse muri kumwe na M Justin, aho nyuma yuko abantu benshi bagiye bahanurirwa ubuhanuzi, abandi bakagenda babwirwa ubuhanuzi kandi ubwo buhanuzi bukagenda busohora. Emirene nawe ubuhanuzi bwe bwihuta kandi buteye ubwoba bwa buraje, aho umuhanuzi ari guhanura avuga ko urugo rwa Emirene cyangwa se umugore wa Emirene afite ikibazo gikomeye cyangwa se agiye kugira ikibazo gikomeye, aho Emirene aburirwa ko hari abagore cyangwa se igitsina gore gishobora kuza mu rugo rwabo kandi kikaba hari abantu bashobora kuhemukira urugo rwabo. Rero ubwo nibwo buhanuzi uyu mugabo yahanuye aburira Emirene, ndetse avuga ko yamuhamagaye ariko akaba atarabashije kumwitaba. Mbere yuko dusenga, sinzi nimba ari uko wenda azwi cyangwa se abantu benshi bamuzi, yaciye mu maso ya benshi, niba nanjye ari uko wenda muzi akaba yanjemo, ariko nibajije kubera iki anjemo ntanamutekerezaga. Yitwa Irene Murindahabi. Nagiye kubona mbona Irene Murindahabi ari mu byishimo ndetse n'umugore we n'imiryango yabo. Ariko ikimbabaje nuko nagiye kubona nkabona hari abagore ndetse n'abakobwa bamwe bagiye baza gusura Irene, ari abashyitsi b'Imena bakirwa neza cyane mu rugo. Ariko ngiye kubona mbona nubwo bari benshi, mbona ntago ishyamba ari ryeru. Nabonaga abashyitsi baza rwose umufirizo, baza banikoreye. Ariko Imana irambye itegereza urebe. Nditegereza ndareba, ngiye kubona mbona hagati muri babonetse umwijima, hagati muri babashyitsi babonetse umwijima, ariko mbona harimo umwe rwose ufite ikishi cyangwa se ufite ibintu bibi. Imana irambwira ngo nze mbabwire ngo musengere uru rugo rwa Irene Murindahabi ndetse n'umugore we. Umugore we ntago nzi izina rye, ngewe nzirene. Yasanze muzi ukiyereka uburyo naribonye, nabonye isura nyinshi. Ngiye kubona mbona uyu mugore we hari abantu bamugiriye ishari, batifuza ko yubakana na Murindahabi Irene. Mbona hari abanzi ku buryo bashobora kuba banamwambura ubuzima, Irene agasigara mu marira. Imana ivuga nanjye irambwira ngo abakunda Irene mu musengere. Nagerageje guhamagara nimero ya Irene ntibayitaba. Ngerageza kubandikira, nimba basoma simbizi zira nimero zabo by'abakire niwamenye ibyo ari byo, mbona wagira ngo babisomye barakwihorera, mbona wagira ngo babisomye simbizi. Ariko ibi ngibi Imana yantegetse no kubivuga kugira ngo n'abantu babyumve bamusengere. Ngiye kubona abona umugore we ararembye cyane, agiye mu bitaro. Imana irambwira ngo musengere uru rugo rwa, kuko Satani yarakaye, hanyuma ngo ahagurutse kugira ngo akorere muri aba bantu b'abagome bafite ishyari. Imana irambwira ngo Irene agomba kugira ute kwitonda kandi akaba amaso mu bamusura, kuko harimo ikishi. Harimo ikishi. Harimo umuntu ufite umutima w'ubugome umeze nk'uwa Kayini, kandi Bibiliya ivanga babi bose ni abase Satani. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musengere uru rugo kandi nawe nabyumva asenge. Imana irambwira ngo dore Irene umumbwirire abe maso kuba musura, cyane cyane igitsina gore. Nge nabonye igitsina gore.
rero ngira ngo mwumvise bumwe mu buhanuzi yahanuriwe, aho yabwiwe ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nk'uko nababwiye rero, ngira ngo mu Rwanda abantu benshi bagiye babona ubuhanuzi bugiye butandukanye. Muribuka ko mu minsi yashize Kagara yaraburiwe ko ashaka kugira ikibazo, ndetse hari abandi bagiye baburirwa, uwo bita Dorimbogo, uwo bita Gogo. Abo ngabo baraburiwe bahabwa ubuhanuzi, kandi ibyo bo byarangiye ibyo bahanuriwe bisohoye. Rero nagira ngo muri ubu buhanuzi, uko abantu bagenda bahanura, birashoboka ko abantu bahanura bapfuye kuvuga, hari abandi bavuga cyangwa se bakavuga ubuhanuzi bwa nyabwo, ariko n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiduhinyure ibihanurwa, ahubwo tugerageze byose tugundire ibyiza. Rero ngira ngo uyu ni ubutumwa bukomeye bwoherejwe mu rugo rwa Emirene, kuko hari abantu benshi bavuzwe bagize amashyari cyangwa se bafite amashyari, cyane cyane igitsina gore. Kandi murabizi neza ko abantu bari entertainment cyane cyane b'abasitari, ko n'ubundi abagore barugeretse. Rero muri uko kugereka kw'abagore na Emirene, Imana ikaba yamutumyeho binyuze muri uyu muhanuzi, kugira ngo amuhishure cyangwa se amwereke ko bakwiriye kwitonda, ndetse bakabasha kuba maso, bakirinda abagenda baza kubasura, ndetse ngo ni abantu bashobora kuza ari abantu b'inshuti, b'abantu bakundanye cyangwa se bafitanye ubucuti bukomeye, ariko umuhanuzi avuga ngo bikazana umwijima, cyangwa se bakaza ari umwijima kugera ku rwego bashobora kugirira nabi umugore wa Emirene. Akaba yajya mu bitaro, umuhanuzi amubonye arwaye ndetse arembye. Rero ngira ngo ubwo yumvise, cyangwa se ubuhanuzi buraza kumugeraho bwumve, ubwo we icyo gukora arakizi. Ibyo byo numva atari ibintu bisanzwe kuri Emirene, kuko we arasenga, ubwo nawe azi icyo agomba gukora kugira ngo bibashe kugenda neza, akomeza gusenga no gukomeza kwinginga. Rero ubundi baravuga ngo nta buta butagizwe amahembe, butagizwe intorezo, sori. Rero bivuze ngo n'ubwarangiye gutahwa, ndabona nabwo bugirwa intorezo. Rero abantu nibakomeze babe maso, cyane cyane ko ubukwe bw'abasitari bukunda kugorana, ndetse bikagenda neza, ariko ntibirangire neza. Ariko icyo tuzi ko iyo umuntu asenga, nta busenga akina, abasha kunyura aho abandi batanyuze, akabasha gukora ibyo abandi batakoze. Rero Emirene turamwifuriza gukomeza kugira urugo rwiza n'ibihe byiza. Ubwo abashaka gusenya ntibazabura, abananiza ntibazabura, babuza abantu amahoro ntibazabura, ariko iyo umuntu yiringiye Imana, Bibiliya iravuga ngo abiringiye Imana cyangwa se ngo bafite inzira z'igisiyoni, ngo banyura mu gikombe cyitwa Baka, ngo barangiza bakahindura ahantu h'amasoko. Rero nta bwoba kuri Emirene, ariko ubuhanuzi bwo abwumve ko iyo bwahanuwe buba bwahanuwe, ahubwo nyirabwo aba akwiriye gukurikirana akamenya ni ibiki. Rero uyu muhanuzi yavuze byinshi, nyamwe mwabyumvise muri video cyangwa se mu majwi mwumvise twabagejejeho. Nagira ngo rero nawe ukomeze gukurikirana Possible TV 12. wowe ugeze kuno murongo ukikurikirana, kora subscribe, kora like, ushyireho comment yawe, nurangiza utubwire n'ibindi ukeneye ko twavuga, ndetse comment yawe iba ari ngombwa. Ubujyanama bwawe cyangwa se ibitekerezo byawe tuba tubikeneye kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero ndahamya ko nimba wageze ubwa mbere, kora subscribe, ndetse hari ibiganiro byinshi cyane utigeze wumva, nabyo ugenda ubikurikirana, ugenda ubyumve, kuko twagiye dushyira ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse bibasha gufasha abantu, abatumirwa twatumiye, ibyegeranyo twagiye dukora, ndetse amakuru ari update yagiye acicikana, nayo tugenda tuyabashyiriraho kugira ngo mugende mukurikirana buri kimwe ku kindi, mubashe kugira byinshi musobanukirwa. Rero yari Justin kuri Possible TV, ndetse nandi kubagezaho amakuru ari update cyangwa se ubuhanuzi bubaye update kuri Emirene, aho Emirene asabwa ngo kuba maso nawe, kandi akanasenga kugira ngo bibashe kugenda neza umugore we. Imana ikomeze imurinde, ndetse n'umuryango wabo, Imana ikomeze ibashyigikire kandi ikomeze ibagure. Rero mwakoze cyane kudukurikirana, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire byiza, mukomeze mudukunde kandi muturebe, mukomeze mukore subscribe kuba turayikora, like, share, comment, ubundi tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Rero mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire byiza. Yari Justin kuri Possible TV. Ciao ciao.